ahangaha twebwe dukizwa no kwizera Yesu Kristo. Ahubwo twamara kwizera Yesu Kristo icyo adukoresha ya mirimo. Niyo mpamvu ntabwo aba ari twebwe tuba tuyikora ubwacu, ahubwo tuba tuyikoreshwa na Kristo uri hehe, uri muri twe. Muri Kristo nta muyuda cyangwa umugiriki, nta mbata cyangwa se umudendezo, nta muyuda ukiriho, nta mugiriki uhari, nta mbata, nta n'umudendezo. Twese turi umwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Nshuti bavandimwe, dusangiye kwiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane namwe. Nongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro wa MG Calix Official. Twifuza ko tugiye kubakomereza ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya nk'uko narimaze kubivuga, aho tugeze ku cyigisho cya kabiri muri iki gitabo kitubwira ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Icyigisho cya mbere ntabwo nabashije kugikora, cyatubwiraga ngo amabwiriza yo kugera ku ntsinzi. Ariko aya mabwiriza yo kugera ku ntsinzi akubiyemo message cyangwa se ubutumwa bwahawe Yosuwa bw'uko ari we wari gukomeza kuyobora ishyanga ry'Abisirayeli mu gihe Mose yari asigaye ku musozi Uwiteka yifuje ko asigaraho. Mose rero yarahasigaye, inshingano zihabwa Yosuwa. Mwibuke ko tumaranye icyumweru twiga iki cyigisho cyari gifite icyo kwibwa cyatubwiraga ngo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshukeho uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hangana iki hose. Ni ukuvuga ngo ubutware Mose yari afite bwari busigaranye Yosuwa, kandi Yosuwa uyu yari yarigiye ku birenge bya Mose kuyobora, cyangwa se uburyo Mose yayoboraga ishyanga ry'Abisirayeli, Yosuwa yari yarabyigiye hehe kuri Mose. Niyo mpamvu twari dusoje icyigisho cyabanjirije iki cyatubwiraga ngo kuva ni igitabo cyiza cyane cyatweretse urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa baza mu gihugu cy'isezerano. Niyo mpamvu rero iki cyigisho tugiye kwiga muri iki gihembwe cyose kitubwira ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Ese ni ibihe bitabo byo kwizera, ni ibihe byigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa? Nyemerera tujyane ku cyigisho cya kabiri cyatubwiye ngo gutungurwa n'ubuntu. Nyemerera tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagusaba imbaraga y'Umwuka Wera, kandi warayisezeranye. Emerera Mwuka Wera amanuka imitima yacu, emerera Mwuka Wera amanukire mu bazumva ibyigisho, maze nibahindurwa nabyo tuzashima izina ryawe. Tugiye kwiga icyigisho kitubwira ngo gutungurwa n'ubuntu bwawe. Reka ubuntu bwawe usesekare mu mitima yacu, kandi uhire imitima y'abagiye kumvira ijambo. Dusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe, gutungurwa n'ubuntu. Nyemerera wowe ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere tuguhe ikaze, kandi wemere gufatanya natwe ukanda aho handitse subscribe, ufunguye inzogera byaba byiza cyane kugira ngo ibyigisho tuhatambutsa ujye ubibona mu ba mbere. Ni wowe ukwiriye kubyikorera, kandi ni by'agaciro gakomeye wemeye kugendana natwe. Gutungurwa n'ubuntu ni icyigisho cya kabiri, kandi tuzagira ibihe byiza byo kubana muri iki cyumweru cyose. Iki cyigisho tugiye kugikorera rimwe kugira ngo buri muntu wese uri aha ngaha abashe kunyurwa nacyo, kandi kitiye kuzabamo imbogamizi n'imwe yuko hari ibyo azahomberamo. Oya rwose. Niyo mpamvu dufite icyo kwibuka kitubwira ngo tuzakomezanya muri iki cyumweru, kitubwira ngo kwizera niko kwatumye maraya Uhorahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Kwizera niko kwatumye maraya Uhorahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Uyu Rahabu tuzakomeza kumubona muri iki gitabo cy'Abaheburayo 11:31. Niho yabyanditse ko Rahabu uyu nguyu
yakiranye abatasi amahoro bari bagiye gutata igihugu cy'isezerano, nuko banyura kwa Rahabu. Rahabu yemera kubacumbikira mu gihe abandi bari bo babahiga, nuko bamusigira ikimenyetso cyo kuzapfundika umushumi utukura ku idirishya, kandi abantu bose bazaza mu nzu ye bakazabasha gukira. Haleluya! Mbese gukira guturutse ku gatambaro gatukura. Nuko Rahabu yarabikoze, yarimburwa. Igihe abantu barimburwaga, we n'inzu ye bararokotse. Kugira ngo rero kuki nongeye kubikora? Ahari twese twagiye tuvuga amagambo nk'aya, n'ubundi kandi amateka ntiyisubiramo gusa, ahubwo n'abantu muri rusange bisubiramo. Kandi natwe ubwacu niko bitugendekera. Ni kangahe dusubiramo amakosa twakoze? Ni kenshi amakosa dukora turushaho kuyasubiramo, ntituyavemo burundu, ahubwo tukayasubiramo. Abisirayeli bahawe amahirwe, kandi bahabwa amahirwe ya kabiri yo kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Iki gihugu cy'isezerano kandi Yosuwa yabifashe nk'inshingano atajegajeze cyangwa se atajenjetse. Yumvise ko amahirwe ya kabiri bahawe yo kongera gusubira mu gihugu cy'isezerano ari inshingano ahawe zo kongera kuyobora ishyanga ry'Abisirayeli. Intambwe ya mbere kwari ukumenya neza icyo bahanganye nacyo. Mbese yohereje abatasi babiri kugira ngo bamuzanire amakuru y'ingirakamaro arebana n'icyo gihugu, ubwirinzi bwacyo, imyiteguro yabo mu bya gisirikare, aho bakura amazi n'imyifatire abaturage baho bagira mu gihe baba batewe n'ingabo. Ibi byose nibyo bari bagiyemo, kandi bari bagiye kubireba ngo barebe ko icyo gihugu uburyo giteye, barebe ko icyo gihugu ubwirinzi bafite, imbaraga bafite ni izihe. Umuntu ashobora gutekereza ku isezerano ry'Imana ryo guha Abisirayeli icyo gihugu, ritabasabaga kugira umuhati wari wo wose. Nyamara kandi guhamirizwa kw'Imana izadushyigikira ntibikuraho inshingano z'abantu. Oya, abantu bari biteze, oya rwose, ibyo bari biteze kubona, kandi babonaga ibintu bikomeye. Nyamara Abisirayeli bari baherutse kugera kuri urwo rugabano, kandi bafite inshingano nk'iyo, bagize gutsindwa gukomeye cyane. Baratsinzwe. Reka rero muri iki cyumweru tuzasuzume inkuru ebyiri zishimishije cyane zo mu gitabo cya Yosuwa, maze turebe ukuntu ari ingenzi ku kwizera kwacu muri iki gihe. Mu buntu bw'Imana hari ibishoboka bitarondoreka byo kudutungura. Mbese ni iki? Kuki Abisirayeli bahawe amahirwe, ariko amahirwe bahawe akongera agasa nk'abapfiriye ubusa? Ni ukuvuga barahamagawe ngo bajye kurwanya abantu bari mu gihugu cya Isirayeli batubaga Imana, ariko amahirwe bahawe yaje gupfa ubusa, kuko urugamba bari bagiyemo barutsinzwe. Reka turebere hamwe n'aya mahirwe ya kabiri bahawe. Iyo usomye mu gitabo cya Yosuwa ugasoma igice cya kabiri, ugasoma ku murongo wa mbere, sinzi ngo haratubwira ngo iki. Nyemerera tujana neyo twumve icyo Uwiteka yavuze ahangaha mu gitabo cya Yosuwa igice cya kabiri ku murongo wa mbere. Haratubwira ngo Rahabu yakira abatasi abahisha, niho bari Shitimu. Yosuwa mwene Nuni ngo bajye yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bagiye gutata. Arababwira ati, nimugende mwitegereze igihugu cyane Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Murumva ko binjiye kwa Rahabu baraharara. Kuki baharaye? Nuko Uwiteka cyangwa se Yosuwa nk'umugaba w'ingabo yarababwiye ngo bajye gutata igihugu cya Isirayeli bendaga kujyamo. Kubara igice cya 13 ku murongo wa 1 n'uwa 2, ndetse n'igice cya 25, no kubara igice cya 14 murongo wa 12, ni kuki byabaye ngombwa ko Yosuwa atangira umurimo wo kwigarurira igihugu cy'isezerano yohereje abatasi? Nuko yashaka kumenya impamvu n'imbogamizi ziri muri icyo gihugu.
mbese ni hehe bahera banyura bajya muri icyo gihugu. Ahantu abatasi babiri boherejwe haturutse mu gashyamba k'iminzenze hitwaga Shitimu. Mu nyandiko z'Igiheburayo kandi hatwibutsa inkuru ebyiri zibabaje mu mateka y'Abisiraheli. Iya mbere ni inkuru yindi y'ubutasi dusanga mu Kubara igice cya 13, aho yerekana ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi bimeze nk'ibyo: koherezwa kw'abatasi, gucengera mu bihugu mu ibanga kw'abatasi, bakagera ku butaka bw'umwanzi, kugaruka kw'abatasi, raporo yatanzwe n'abatasi ku byo babonye n'icyemezo cyo kugira icyo bakora bashingiye kuri iyo raporo. Ahangaha muri iki gice tuhabona abatasi 12 boherejwe kujya gutata. Bagezeyo aba batasi uko bari 12 bose 10 bazanye inkuru y'incamugongo, berekana ko igihugu ari kibi, berekana ko igihugu gikomeye, berekana ko igihugu kibarusha imbaraga. Nyamara ahangaha babiri boherejwe n'ubundi ku nshuro ya kabiri nibo bazanye inkuru ya bwa mbere, bazana inkuru nziza, bazana inkuru ishimishije igaragaza ko Abisirayeli nibishyira hamwe bagomba gutsinda aba bantu bari bari muri icyo gihugu. Indi nkuru yabereye Shitimu yerekanaga kimwe mu bikorwa by'agasuzuguro no gusenga ibigirwamana Abisirayeli bakoze bakica isezerano igihe bakoraga icyaha cyo gusambana n'abagore b'abamowabokazi kandi bagasenga imana zabo. Hakurikijwe inama yari yatanzwe na Balamu. Muri urwo rwego izina Shitimu riteza impagarara zidasanzwe ku birebana n'ingaruka z'izo nkuru yose. Mbese rizongera ribazanire ukundi gutsindwa ku rugabano nk'igihugu cy'isezerano, cyangwa se rizabageza ku gusohozwa kw'isezerano rya kera kwari kumaze igihe kirekire gutegerejwe? Simbizi. Ariko iyo dusomye muri Yohana igice cya 18 ku murongo wa 16, Yohana igice cya 18 ku murongo wa 16 hari amagambo atubwira ngo, ku murongo wa 16 ndetse n'umurongo wa 18 hari amagambo atubwira ngo ariko Petero yarahagaze hanze ku irembo, wa mwigishwa wundi wari uzwi n'umutambyi mukuru arasohoka avana n'umuja ukumira, nuko yinjira Petero. Uwo muja ukumira abaza Petero ati, mbese aho nawe n'uruwo mu bigishwa buriya muntu? Aramusubiza ati, oya sindi umwigishwa we. Abagaragu n'abasirikare bari bahagaze aho bacanye umuriro w'amakara kuko hari imbeho, bo barota, na Petero nawe yari kumwe nabo ahagaze yotana nabo. Aya magambo ahuriye no muri Yohana 21 umurongo wa 15 kugeza 19. 15 nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona urusha abandi kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwamuzi ko ngukunda, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona urankunda? Aramubwira ati, yego mwamuzi ko ngukunda. Nuko Yesu aramusubiza ati, ragira abana b'intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwamumenya byose, uzi ko kandi mukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undagukenyeze akujyane aho udashaka. Icyatumye avuga atyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Nguko uko ahamagarirwa gukurikira Yesu, ahamagarirwa kujyaho Kristo ashaka ko ajya. Nuko ni ibihe bintu bimeze kimwe usanga mu mahirwe ya kabiri yahawe Abisirayeli nk'ishyanga n'ayahawe Petero nk'umuntu. Petero ahangaha yabajijwe gatatu ko akunda Kristo. Nyamara natwe Abisirayeli muri iyi minsi dukwiye kubazwa niba koko dukunda Kristo. Ese koko imitima yacu
ihamanya n'ubushake bw'Imana ko nge nawe dukunda Kristo, cyangwa byaba biri mu magambo gusa, byaba biri mu bikorwa se? Ibikorwa byacu byo gukunda Kristo bikwiriye kuturanga. Imana ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Haleluya. Ni Imana itimana amahirwe ya kabiri, ndetse narenzeho, arenze kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ni Imana itanga amahirwe 770. Ni ukuvuga ni amahirwe akomeye. Bibiliya yita bene ayo mahirwe ya kabiri ndetse narenzeho ubuntu. None se ubuntu hari igipimo wabugeraho? Igipimo cy'ubuntu ntikirondoreka. Ubuntu dukura muri Yesu Kristo burenze uko nge nawe tubitekereza. Niyo mpamvu ubuntu busobanuye gusa kwakira icyo tudakwiriye kwakira, icyo tutari dukwiriye tukacyakira, icyo cyitwa ubuntu. Twakira imbabazi za Kristo binyuze mu kumwizera. Twahawe amahirwe ya kabiri yo kwizera Yesu Kristo. Twahawe amahirwe ya kabiri yo guhabwa amaraso ya Kristo ngo atubere icyungo nge nawe kiduhuza na Yesu Kristo. Niyo mpamvu ibi bintu byose tuvuze wabisoma mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 2, mu Efeso 2 umurongo wa 8, ko twahawe ubuntu kandi ubwo buntu bukaba buduhagije. Imana iha buri wese amahirwe yo gutangira bundi bushya. Petero ubwe yagezweho n'ubwo buntu, maze atera itorero umwete wo gukurira mu buntu. Haleluya. Kandi inkuru irushaho kuba nziza, tubona byinshi birenze amahirwe ya kabiri. Mbese sibyo twari kuba turi he iyo tudahabwa amahirwe ya kabiri? Amahirwe ya kabiri nayo uko Abisirayeli bigometse bakava ku Mana bagasenga ibigirwamana. Ariko twahawe amahirwe ya kabiri yuko Kristo yaje mu ishusho y'umuntu, apfa mu cyimbo cyacu, aduha ubuntu butajegajega, aduha ubuntu butajenjetse, atwambika imbaraga, aduha icyo tutari dukwiriye, aduhesha amahirwe, kandi ayo mahirwe nayanjye nawe. Ubuntu twarabuhawe, ni amahirwe ya kabiri akomeye cyane nje nawe tugomba kwizera, kandi tukizera uwo wayaduhesheje binyuze mu gitambo cy'Ikaruvari. Yaduhaye amahirwe ya kabiri. Reka nge nawe tumwiringire, reka nge nawe tumugire nyambere, kandi mu mitima yacu ariho atura. Nibyo mbasabira nanjye nisabira. Ingingo yo kwa kabiri iratubwira ngo agaciro ahantu katari kitezwe. Ese aka gaciro twahawe koko ahantu kahawe, abantu kahawe kari kitezwe? Simbizi niba ariko nawe ubibona, ariko nyemerera twifashishe iri somo riri muri Yosuwa igice cya 2. Yosuwa igice cya 2 turasoma ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 12. Ndasoma nihuse. Yosuwa igice cya 2. Twari tubonye umurongo wa mbere w'iki gice utubwira ko Yosuwa yohereje abatasi 2 bakajya gutata Ishitimu, kandi ahangaha yabohereje yohereje abatasi barara kwa Rahabu. Bagezeyo nuko umurongo wa 2, umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo, hakaza abagabo 2 b'Abisirayeli bakaza mu gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati, sohoka, cyangwa se sohora abo bagabo bari iwawe, kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Nuko umurongo wa 4, ariko umugore ashyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati, ni koko iwanjye haje abagabo, ariko ntazi aho baturuka. Nuko bumaze kwira, igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda, sinzi aho bagannye. Nimubakurikire n'ingoga murabafata. Ariko babatase yari yaburije inzu, abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko babandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani, aho bambukira. Ababagenza bamaze kugenda barugarira. Nguko uko byagenze, barugariye. Ese kugarira kwabo kwari kuvuze iki? Basezeranye nawe uko bazabigenza. Nuko batararyama, uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu. Amaje kubasanga hejuru y'inzu, arababwira ati, nzi yuko
Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo hakurya ya Yorodani Sihoni na Ogi abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima wo muri iki gihugu cyacu. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data, niyo mbagiriye mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Yabasabye ikimenyetso cy'uko batazamwica, cy'uko nibaza kurimbura we n'umuryango we batazarimbuka. Mbese byari bishatse kuvuga iki? Abayiburayo 11:31 ni handi twasomye yuko ni cyo kwibuka dufite tuzamarana iki cyumweru cyose, kitubwira ngo kwizera niko kwatumye Maraya yongora habo atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi akabakirana amahoro. Nuko rero ibi ngibi bamurahije isezerano, kandi koko iki kintu cyabaye kuri Rahabu ni ikintu kibandwaho ahangaha. Ku byabaye kuri Rahabu mu nkuru ya Rahabu ni ikinyoma yavuze yirengera kugira ngo arokore abatasi. Mu gusuzuma ikinyoma cye tugomba kuzirikana ko Rahabu yari mu muryango mugari w'abantu barangwa n'ibyaha bikabije. Niyo mpamvu kuba yarahimbye ikinyoma akarengera abo batasi ntabwo ari ibintu bitunguranye, cyangwa se ntabwo ari ibintu bipfuye kubaho ngaho gusa. Amaherezo bikaba byaratumye Imana ifata umwanzuro wo gucira urubanza abo bantu. Nubwo ari ukuri ku isezerano rishya rishima ukwizera kwa Rahabu, isesengura ryitondewe ry'amasomo yo mu isezerano rishya avuga ku gikorwa cya Rahabu rigaragaza ko nta na rimwe muri iyo rishima buri kintu cyose kimuvugwaho, kandi nta na rimwe rishimangira ikinyoma cye. Mu Baheburayo 11:31 ko tubonye ko kwizera kwa Rahabu ariko kwatumye ahisha abatasi 12 abatasi babiri, kandi akabahisha amahoro, kandi uko kwizera kwe kukaba kwari gufite ishingiro. None kuki amasezerano rishya ryose rigaragaza ko ari ibinyoma? Mu Baheburayo 11:31 hashimangira ukwizera kwe igihe yemeraga kwifatanya n'abatasi aho guhitamo kugundira umuco w'iwabo wononekaye. Muri Yakobo 2:25 hashimira uwo mugore ko yacumbikiye abatasi, kandi akabacumbikira abatasi babiri b'Abisirayeli, kandi akaba yaraberetse inzira bari kunyuramo kugira ngo basubire mu gihugu cyabo amahoro. Hagati mu muco wononekaye no mu mibereho ya Rahabu ubwe yarangwaga n'ibyaha. Imana mu buntu bwayo rero yabonye agashashi k'urumuri ko kwizera yashoboraga gukoresha kugira ngo Uwiteka Imana imukize. Imana y'umukiza, Imana yakoresheje icyiza cyari muri Rahabu. Haleluya! Icyiza cyari muri Rahabu nicyo yakoresheje kugira ngo igere ku gukiza ishyanga ry'Abisirayeli muri rusange, ariyo kuyizera kwe no kuba yarahisemo kuba umwe mu bagize ubwoko bwayo. Nyamara ntiyigeze ashima ikintu cyose yakoze. Imana yahaye Rahabu agaciro bitewe n'ubutwari bwe budasanzwe yari afite. Amaze kubona rero ibyarimo biba, yaravuze ati, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yanjye, kandi ari Imana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Birashimangira kumva umugore w'umunyakananikazi yemera ko Yahwe ari we Mana yonyine, by'umwihariko ubwo yari hejuru y'igisenge, aho mu idini ye y'abapagani ubusanzwe amasengesho yaturwaga ibyo bemeraga ko ari imana zo mu ijuru. Amagambo Rahabu yavuze yari amagambo akomeye cyane. Ni amagambo kandi natwe dutera ibyiringiro, ni amagambo adusubizamo imbaraga, ni amagambo buri muntu wese yakaba yatekerezaho. Tuyasanga gusa mu mvugo yari yavuzwe mbere ijyanye n'uburenganzira Imana ifite bwo kuba ariyo gusa ikwiriye kuramywa. Amagambo yavuzwe n'ubuhamya
bugaragaza amahitamo yakoze abanje kubitekerezaho ko Imana y'Abisirayeli yo Mana y'ukuri yonyine. Amagambo yatuje akanwa ke agaragaza ko yari asobanukiwe n'isano ya bugufi iri hagati y'ubutware buheranije bw'Imana n'amateka Yeriko yari yaraciriwe. Amahitamo ye mu bijyanye n'imico mbonera agaragaza ko mu mucyo w'urubanza rwa Yehova Imana hari ibintu bibiri gusa byashobokaga: gukomeza kwigomekaho maze akarimburwa, cyangwa se guhitamo kwiyegurira Imana agakira. Ibi ngibi, aya mahitamo abiri yaje guhitamo ihitamo rimwe ryo kwiyegurira Imana, nuko arakira, nuko agaciro kageze kuri Rahabu kandi katari kitezwe kuri Rahabu. Rahabu utari ufite icyizere cyo gukira kuko atarazi ko yahisha abatasi, ariko abatasi bageze iwe bamaze kugeraho arabahisha, nuko bamuhesha amahirwe yo gukira kandi akirana n'umuryango we. Izina ry'Imana ricana icyubahiro. Nshuti muvandimwe, ukwiriye kubaho nka Rahabu, ufite kwizera kutajegajega, ufite kwizera gushikamye, ufite kwizera nk'uko yari afite kwakubashisha kwizera Imana, nuko ukabasha gukira mu gihe utari ubyiteze. Niyo mpamvu rero nje nawe tugomba kubaho nka Rahabu, tukizera Imana kwishobora byose, kandi yasezeranye kubikora, nuko bikora izabikora. Izina ry'Imana ryicyubahiro. Niyo mpamvu ingingo yo kuwa gatatu itubwira ngo ubuyoboke bushya. Ubuyoboke bushya. Mbese nawe wakwemera kuba umuyoboke mushya wa Kristo? Nje nawe twaba abayoboke bashya ba Kristo. Aha tugiye gusoma amagambo ari muri Yesu igice cya 12, igice cya 2 umurongo wa 12, tugeze ku murongo wa 21. Turayahuza n'amagambo ari mu Kuva igice cya 12 umurongo wa 13 n'uwa 22 ndetse n'uwa 23. Ayo masomo mu gitabo cyo Kuva adufasha de gusobanukirwa isezerano abatasi bagiranye na Rahabu. Reka tubanze dusome uyu murongo wa 12 kugeza ku 21 w'igice cya 2. Haratubwira ngo iki? Ndifashisha Bibiliya yera. Umurongo wa 12 hari amagambo twari twanasomye aravuga ngo none ndabinginze. Ingingo tugezeho n'ingingo yo kwa gatatu itubwira ngo ubuyoboke bushya. Umurongo wa 12, none ndabinginze nimundahira Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye, mume ikimenyetso cy'ukuri. Yabagiriye ineza yo kubahisha, kandi wibuke ko abantu umwami yarabyumvise igihugu cya Isirayeli w'icyo gihe, nuko yohereza abantu ngo bajye kubaza Rahabu asohora abo bantu, kandi gahunda yari yo kubica, ariko yemeye kubahisha, akabahisha umushinya w'umwami. Nuko yarabasabye rero ikimenyetso, umurongo wa 13, yuko muzarokora data na mama n'abasaza banjye n'abarumuna banjye nabo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Umurongo wa 14, abo bagabo baramusubiza bati, amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza yanyu, nimutatubura Uwiteka Imana kuduha igihugu, tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. Arabohereza, abamanura umugozi abanyujije mu idirishya, kuko inzu ye yari ndende, yari hejuru y'inkike y'umudugudu, niho yari atuye. Nuko arabwira ati, mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumare y'iminsi 3 mwihishe, kugeza aho ababagenza bose bazahindukirira nyuma muzigendere. Abo bagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho, nitugera muri iki gihugu uzapfundika akagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe. Ntihagire umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho,
kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu amaraso yazatubeho nihagira umwakura. Ariko nutubura ntituzagibweho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Nawe arababwira ati bizaba nk'uko mubivuze, maze arabasezerera baragenda, nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Ngubwo iry'isezerano bagiranye. Haleluya. Rahabu arigirana n'aba batasi bari baje gutata iki gihugu, bagirana isezerano. None se mu Kuva hatubwira ngo iki? Kuva 12, Kuva, igitabo cyo Kuva 12 umurongo wa 13 turasimbuka dusome n'uwa 22. Kuva 12 umurongo wa 13 hari amagambo atubwira ngo ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizabageraho ngo kibarimbure. Ubwo nzateza igihugu cya Egiputa, nta muntu n'umwe uzapfa uzaba wasize amaraso kuri uwo muryango. Ngiryo isezerano Uwiteka yari yarabwiye Mose. Umurongo wa 22 uravuga ngo iki? Mwende umukamato wa Ezobu muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumisha amaraso mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, he kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo. Barabyemeye kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyegiputa, kandi nabonye ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi. Uwiteka azanyura kuri urwo rugi ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu nzu yanyu ngo abice. Ngayo ngo Uwiteka yahaye isezerano Abisiraheli ry'uko bagomba kumisha amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo, kandi bakayashyira no mu ruhamo aho Uwiteka azanyura arimbura, yayabona ntabarimbure. N'uyu Rahabu nawe aba batasi bamubwiye ko agomba gupfundika akagozi ku idirishya gatukura ryaho abanyujije, kugira ngo umurimbuzi nahanyura arimbura akabona ako kagozi, abantu bazaba bari mu nzu ya Rahabu bose bazakizwe. Aya maraso rero nk'uko twabisomye yagombaga kubabera amaraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona aya maraso nzabanyuraho, nta cyago na kimwe kizabageraho. Iri ni isezerano Uwiteka yahaye Abisiraheli. Icyo Rahabu yashakaga kirasobanutse neza. Ubugingo ku bugingo, ineza ku neza. Ijambo Shesedi Yosuwa 2:12, ineza yuje urukundo niyo Rahabu yonyine yifuzaga, akayifuriza abantu be, ndetse ineza yaragiriye abo ngabo akaba ari nayo neza bamugirira. Ubuyobozi bushya rero nuko uyu Rahabu yemeye kuyoboka ubuyobozi bw'Abisiraheli igihe bari baje gutata icyo gihugu, yemeye kuba umuyoboke wabo, abana nabo kandi yifatanya nabo. Nuko Uwiteka amuha umugisha wo kudamurimbura. Gitangaje cyane icyo gice cyose cyo gutegeka kwa 2:7 gitegeka kwitandukanya n'Abanyakanani nkuko yabikoze. Rahabu yemeye kwitandukanya n'Abanyakanani. Nimurebe noneho Rahabu w'umunyakananikazi urebwa n'iryo tegeko ryo gucibwa, nyamara binyuze mu kwizera kwe gushya asaba gusohorezwa amasezerano yahawe n'Abisiraheli. Ingaruka y'ibyo nuko yarokowe, izina ry'Imana yacu ry'icyubahiro. Ngubwo ubuyobozi bushya bwamujeho. Makurambere n'abahanuzi ku ipaji ya 224 ingeri ya 2016 amagambo atubwira ngo Abisiraheli bagomba kwerekana igihamya cyo kwizera kwabo babigaragarishije kumvira. Muri ubwo buryo rero abiringira gukizwa n'icyo amaraso ya Kristo yabakoreye bose bakwiriye kumenya ko bo ubwabo bafite icyo bagomba gukora mu gusohoza agakiza kabo. Ntabwo Kristo wenyine ari ushobora kudukiza igihano cyo kutumvira. Tugomba guhindukira tukava mu byaha tukumvira. Umuntu agomba rero gukizwa no kwizera, ntabwo ari imirimo. Nyamara kwizera kwe kugomba kwerekanwa
n'imirimo ye. Haleluya. Iri somo abantu benshi bajya barigeraho bakaryigisha nabi, bakavuga ngo dukizwa n'imirimo. Abantu benshi bagakora imirimo bayita ngo ni imirimo y'Imana, nyamara iyo mirimo nta sano ifitanye nabo. Niyo mpamvu ahangaha twebwe dukizwa no kwizera Yesu Kristo. Ahubwo twamara kwizera Yesu Kristo, icyo adukoresha ya mirimo. Niyo mpamvu ntabwo aba ari twebwe tuba tuyikora ubwacu, ahubwo tuba tuyikoreshwa na Kristo uri hehe, uri muri twe. Kristo wamaze kwinjira mu mitima yacu, wamaze kwinjira mu mibereho yacu, niwe urema ubuyobozi bushya mu mitima yacu, twebwe tugakora imirimo yifuza ko dukora. Nshuti muvandimwe, muri ubwo buryo rero amaraso yabaye ikimenyetso cyabarokoye, ntibarimburwa na marayika w'Imana. Nk'uko Imana yarokoye ubuzima bw'Abisirayeli mu gihe cy'icyago cya nyuma cyageze kuri Egiputa, ni nako Abisirayeli bagombaga kurokora Rahabu n'umuryango we igihe kurimbuka kwari kugeze kuri Yeriko. Nshuti muvandimwe, tubanye muri iki cyigisho, tugomba kwizera Imana nk'uko Rahabu yizeye Imana. Rahabu yari umunyamahanga, nta sano n'imwe yarafitanye n'Abisirayeli bari baje guhindura igihugu cyabo. Aba banyakananikazi bari bagituyemo bari abapagani rwimbi, nta sano na ntoya bari bafitanye n'Imana, baramyaga ibigirwamana ku rwego rukomeye. Ariko Rahabu yabavuyemo, yemera gutanga ubugingo bwe, aravuga ati jyewe naho napfa, ariko Imana y'Abisirayeli izankizanye n'umuryango wanjye igihe aba banyakanani bazaba baje kurimburwa. Ibyo yarabyizeye kandi ntiyarimbuwe, ndetse n'umuryango we yawushyize mu nzu nk'uko bari babimubwiye. Uyu muryango urakira, ubaho, izina ry'Imana cyangwa icyubahiro. Ku wa kane, ingingo yo ku wa kane iratubwira ngo indangagaciro zihanganye. Indangagaciro zihanganye. Tugiye gusoma isomo risa n'aho ari rirerire, riri muri Yosuwa igice cya 1 kugeza kwa 20. Ni ayahe masomo? Inkuru ya Rahabu n'iy'Abanyegibeyoni bifitanye n'itandukaniro hagati y'izo nkuru. Ni kuki bifitanye ubusobanuro bukomeye? Iki gice cya 9 cya Yosuwa gitangira kiduha amakuru avuga iby'abami 5 b'Abanyakanani bari basanzwe bayobora imijyi mito, biyemeje kurema ihuriro rirwanya Abisirayeli. Ibihabanye rero n'ibyo, abaturage b'i Gibeyoni bo bafashe icyemezo cyo kugirana isezerano n'Abisirayeli. Burya Abanyegibeyoni ndetse n'abari abantu basengaga ibigirwamana kuko batari bazi Imana rurema, Imana ishobora byose. Nyamara igihe babonaga Abisirayeli baramya Imana nyamana, bagiranye nabo amasezerano yuko bagomba gufatanya nabo. Kugira ngo Abanyegibeyoni rero bashuke Abisirayeli bagirane nabo isezerano, bakoresheje amayeri yo kwihindura intumwa zihagarariye igihugu cy'amahanga. Dukurikije ivuga mu Gutegeka kwa 2, Imana yagaragaje ko hari itandukaniro hagati y'abanyamahanga b'Abanyakanani n'abantu batari batuye mu gihugu cy'isezerano. Ijambo ryasobanuwe nka ubucakura, ubwenge buhimbano, ubwenge bw'ubuhanga, cyangwa se uburyarya, cyangwa se uburiganya. Rishobora guhabwa ubusobanuro bwiza, rikerekana amakenga n'ubuhamya. Imana yagiranye isezerano n'Abisirayeli bikomeye cyane yuko batagomba gusa n'andi mahanga. Niyo mpamvu amagambo y'Abanyegibeyoni bavuze asa neza n'ayo Rahabu yavuze. Bombi bemera imbaraga z'Imana ya Isirayeli, barazemeye, kandi bombi bemera ko kuba Isirayeli yaragize iki igeraho bitatewe n'ubutwari bwa kimuntu mu buryo bunyuranye nuko byari bimeze ku bandi Banyakanani, ko ntibigometse, oya, batigometse ku mugambi wa Yehova wo guha Abisirayeli igihugu, kandi bemera ko Uwiteka ubwe ari we wirukanaga ayo mahanga imbere y'Abisirayeli n'imbere y'iki gihugu, kandi bemera ko Uwiteka ubwe ari we wirukanaga ayo mahanga imbere y'Abisirayeli. Inkuru yo gutabarwa rero bakavanwa muri Egiputa yabaye inkuru ishimishije, kandi yari inkuru yo kunesha Sihoni ndetse na Ogi. Byatumye Rahabu n'Abanyegibeyoni bose bashaka kugirana isezerano n'Abisirayeli. Icyakora
aho kugira ngo abegibeyoni bemere byimazeyo kugandukira Imana ya Isirayeli, bo ubwabo nk'uko Rahabu yabigenje bahisemo gukoresha amayeri ndetse bakoresha n'ubucakura. Ubwo bucakura bwo kugira ngo Abisirayeli babizere, nyamara kubizera kwabo kwari ukugira ngo babone uko babacengezamo ibyo bigirwamana zabo. Inshingano y'ibanze y'umuyobozi ugendera ku mahame y'iyobokamana kimwe n'iy'umuyobozi w'umukristo wari we wese ni iyo gushaka kumenya iby'Imana ishaka. Tugomba kumanza kumenya iby'Imana idushakaho. Mbese Imana idushakaho ni ikihe? Bitewe rero no kwirengagiza, Abisirayeli bari bahatiwe gutandukira ibintu by'ingenzi byabashobozaga kwigarurira icyo gihugu, cyangwa se bakanyura ku ndahiro bari bararahiye mu nzira y'Uwiteka, kandi bari baboshywe n'iyo ndahiro. Niyo mpamvu izi ndangagaciro zihanganye. Indangagaciro z'Abisirayeli zari zitandukanye n'indangagaciro z'abanyamahanga, zari zitandukanye n'indangagaciro z'abanyegibeyoni, zari zitandukanye n'indangagaciro z'abanyakanani. Niyo mpamvu ni kangahe se nawe ujya wisanga ufite intambara hagati y'ibigaragara n'indangagaciro ebyiri zihanganye muri Bibiliya, ugasanga ufite indangagaciro zitandukanye n'icyo Imana igushaka. Nshuti muvandimwe, ukwiriye kugaragaza indangagaciro za Kristo aho uri hose. Dukwiriye kugaragaza indangagaciro z'Imana yacu yaduhamagaye aho turi hose. Nje nawe dufite izo ndangagaciro. Ese kuki izo ndangagaciro tutazishingisha imizi mu mitima yacu, maze kugira ngo abanyamahanga bataduhindura uko bashaka? Turagera mu mahanga tugenda gusa nabo, wagera mu bantu runaka ukenda gusa nabo. Kuki utashinga imizi ku ndangagaciro Uwiteka yaguhaye kugira ngo ubeho ufite indangagaciro zitandukanye n'iz'abandi? Indangagaciro z'Abisirayeli zari zihanganye n'indangagaciro z'abanyegibeyoni, n'indangagaciro z'abanyakanani, n'indangagaciro z'abanyamahanga, kandi abo bose bari bafite imico itandukanye. Ariko indangagaciro z'Abisirayeli zari indangagaciro zituruka ku Mana, zirajya Imana cyane icyubahiro. Kuwa gatanu, ubuntu butunguranye, ubuntu butunganye. Mbese ubuntu butunguranye ni ubuhe? Ubu buntu butunguranye tugiye kubusoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya 9 Yosuwa ku murongo wa 21 tugeze 27. Yosuwa igice cya 9 cya Yosuwa kitubwira ibigendanye n'iki. Hari amagambo meza cyane atubwira ngo abagibeyoni bigira inama zo kwikiza barahanwe rwose. Umurongo wa 21 ndetse turageza ku murongo wa 27 hariho amagambo atubwira ngo abatware barababwira bati, nimubareke ari bazima, mubagire abashenyi n'abavomyi b'iteraniro ryose nk'uko twababwiye. Nuko Yosuwa arababaza ati, ni iki cyatumye muturyarya mukavuga yuko muri kure yacu cyane kandi duturanye? Nuko rero muravumwe, ntabwo muzabura kuba abaretwa b'abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana yanjye. Basubiza Yosuwa bati, erega abagaragu bawe twabwiwe neza yuko Uwiteka Imana yawe yategetse Mose umugaragu wayo kubaha igihugu cyose no kurimbura bene igihugu ngo bashire imbere yanyu. Nicyo cyatumye tubatinya cyane kubw'amagara yacu tugakora dutyo. None dore turi mu maboko yanyu. Icyo ushima ko ari cyiza kigutunganiye aba ari cyo dukorera. Bihitiyemo baravuga bati, twaba abashenyi, twaba abavomyi b'ishanga ry'Abisirayeli, ariko kuko ubishimye, icyo ushimye aba ari cyo dukorera. None dore turi mu maboko yawe. Icyo ushimye mu 25 ko ari cyo cyiza kigutunganiye aba ari cyo dukorera. Nuko abagirira atyo abakiza amaboko y'Abisirayeli ntibabica. Yosuwa abagira abashenyi n'abavomyi b'iteraniro n'igicaniro cy'Uwiteka. Aho azatoranya hose
niko bagikora na bugingo n'ubu. None se ubwo buntu butunganye cyangwa se ubu buntu butunguranye bwahawe aba bantu ni mu buhe buryo? Igisubizo Yosuwa yatanze cyahurije hamwe ubutabera n'ubuntu. Yanze kubarimbura, ahubwo abahindura abashenyi, abahindura abakozi bagombaga gukora hafi y'Abisirayeli. Niyo Abisirayeli baba barashatse gutera Abanyegibeyoni, ntibari kwemererwa kubisohoza kubera indahiro abayobozi b'iyo nteko y'abantu bari bararahiye. Abayobozi rero b'Abisirayeli bakurikije ihame rivuga ko indahiro igihe cyose yaba idakubiyemo gukora ibibi cyangwa idafite umugambi mubisha igomba kubahirizwa. Ntabwo rero yari bugirire nabi uwayirahiye. Mu isezerano rya kera, kugira amakenga mbere yo kurahira ndetse no kubahiriza amasezerano babaga bagiranye bifatwa nk'imico myiza y'abakiranutsi, kubera ko bari bakoze indahiro mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Abo bakuru b'imiryango ntibashoboraga kubihindura, kubera ko rero abagaragu b'Abisirayeli, abakuru b'Abisirayeli bari bararahiye indahiro mu ruhame ibyari kuzaba binyuze mu kubahindura abatashya inkwi n'abavomyi amazi, bityo gukoresha mu nzu y'Imana. Byari byo gukoresha mu nzu y'Imana. Abanyegibeyoni babaye umugabane n'igihande cy'abagize umuryango mugari uramya Imana. Ubuntu butunguranye. Abanyegibeyoni bari bafite imico itandukanye n'iy'Abisirayeli, ariko uko bakomeje kugirana isano n'Abisirayeli, nabo ubwabo bahindutse umugabane umwe mu baramya Imana yo mu ijuru. Amateka rero y'Igibeyoni yakurikiyeho ahamya ko uwo mujyi wagize amahirwe akomeye kandi mu rwego rw'idini, n'uburyo babaye indahemuka ku bwoko bw'Imana. Indahiro Abisirayeli barahiye yagumyeho mu gihe cy'abasekuruza byinshi cyane byakurikiyeho, ku buryo igihe Abisirayeli bagarukaga bavuye mu bunyagi Babuloni, Abagibeyoni bari mu bantu bafashije Abisirayeli kongera kubaka Yerusalemu mu gihe cya Nehemiya. Izina ry'Imana rishira ku cyubahiro. Ibikorwa byabo rero bizagira ingaruka nziza ibihe byose, ariko bitewe gusa n'ubuntu bw'Imana. Ibikorwa byabo byabaye ibikorwa by'indahemuka, byabaye ibikorwa byiza, ariko biturutse ku buntu bw'Imana. Imana yabagiriye ubuntu butunguranye. Imana yabahaye ubuntu budasanzwe. Imana yabagiriye ubuntu butarondoreka, ariko nabo ntibigeze batenguha Imana. Byari kugenda bite rero iyo Abagibeyoni baza guhishura bari bo kandi bagasaba kugirirwa imbabazi nk'uko Rahabu yagiriwe? Ntitubizi, ariko ntidushobora kwirengagiza ko byashobokaga ko bagira inama Uwiteka, bagisha inama Uwiteka. Umusaruro wari kuvamo ukaba uw'uko Abagibeyoni bari kurokorwa ntibarimburwe. Umugambi ndakuka w'Imana si uguhana abanyabyaha, ahubwo ni ukubabona bihana ikabagirira imbabazi. Rero ikabagirira imbabazi. Amayeri y'Abanyegibeyoni agomba kubonwa nk'uburyo bwo gutakamba ngo Imana ibagirire imbabazi. Babona imico yabo y'ineza no gukiranuka, kuba Abanyakanani baranze kwihana no kuba barasuzuguye umugambi w'Imana, nibyo byatumye hafatwa umwanzuro wo kubarimbura. Imana yashimye ko Abagibeyoni bemeye ko ariyo isumba byose, kandi ishima n'icyifuzo cyabo cyo gushaka amahoro mu cyimbo cyo kwigomeka, ndetse ishima n'ubushake bari bafite bwo kureka gusenga ibigirwamana bakaramya Imana y'ukuri yonyine. Dusomye amagambo menshi muri iyi ngingo, ariko icyo tubonye ni uko Abagibeyoni bafashe iya mbere
mu gushaka amayeri yatuma batarimburwa, mu gushaka amayeri yatuma babaho nk'uko Imana yari ishaka. Bafashe iya mbere, aba banyagibeyoni bemera gucengera mu Bisiraheli, bemera Imana yabo bayigira nyambere, kandi Imana yarababariye kuko ubwabo bemeye ko Imana yo mu ijuru ariyo Mana isumba byose. Mbese ubuntu butunguranye wowe bwakugezeho? Mbese ni ryari wemeye umwami n'umukiza wawe? Ni ryari wemeye Imana ko ariyo Mana rurema? Ni ryari wemeye kuva mu byaha ugasingira ubuntu bwa Kristo? Nje nawe turararikirwa uyu munsi gufata iya mbere tugahinduka ibyaremwe bishya binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu iki cyigisho tugiye kugisozanya n'ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Ese ni iki ukuye muri iki cyigisho? Aba banyamahanga batunguwe n'ubuntu bw'Imana bagahinduka ibyaremwe bishya, bagahinduka umuzi mwiza uzana icyiza ku bandi. Abisiraheli Imana ishimwe. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi igice cya 44 mu cyigisho kitubwira ngo bambuka Yorodani, Abisiraheli bambutse Yorodani kubw'umugambi w'Imana, bambutse Yorodani kubw'ubuntu bw'Imana, bambutse Yorodani kubw'urukundo Imana yabakundaga. Nyuma y'inkuru rero ya Rahabu n'abatasi, ntabwo twongera kumva ibye bivugwa mu isezerano rya kera kugeza aho yongeye kugaragara mu gisekuru cya Yesu. Byavuzwe ko yabaye umugore wa Salomoni cyangwa se Salomo wo mu muryango wa Yuda, wo mu gisekuru cya Bowazi, kandi akaba nyirabukwe w'undi mugore uzwi cyane nawe wavuzwe muri icyo gisekuru ari we Rusi. Rahabu yabaye nyirabukwe wa Rusi. Ntabwo byoroshye. Ibi wabisoma muri Matayo igice cya 1 ku murongo wa 5, amasekuruza ya Yesu. Iyo uhagereranije no muri Rusi igice cya 4 umurongo wa 13 ndetse no 21, usanga rwose ifitanye isano. Kubwo kwizera Imana kwe, Marayo wo w'Iyeriko wari waciriweho iteka ryo kurimbuka yahindutse umwe mu ruhererekane rw'abagize umuryango wa cyami w'umwami Dawidi, kandi abantu wakomotsweho na Mesiya, izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Ngiki cy'Imana ishobora gukora binyuze mu kwizera. Bona nubwo kwaba kungana n'akabuto ka sinapi nk'uko tubisoma muri Matayo 17 umurongo wa 20 ndetse no muri Luka 17 umurongo wa 6. Rahabu uyu nguyu wemeye kuba igikoresho gicumbikira abatasi b'Abisiraheli. Tubonye ko yabaye umugore wa Salomo, kandi yaje gukomokaho na Mesiya kuko yabaye nyirabukwe wa Rusi wawe n'undi w'umuwabukazi. Mara kubwo kwizera abanyamahanga Imana banyuzamo kuvuka muri Umucunguzi ari we Yesu Kristo. Kandi guhinduka kwa Rahabu si we wenyine kwabayeho nk'ikimenyetso cy'imbabazi Imana yagiriye abasengaga ibigirwamana bemeye ubutware bwayo. Hagati muri icyo gihugu hari abantu benshi cyane. Abagibewoni baretse ubupagani maze bifatanya n'umuryango mugari w'Abisiraheli, basenga kandi basangira nabo imigisha y'isezerano ry'Imana. Nta tandukaniro rishingiye ku bwene gihugu cyangwa ubwoko Imana iha agaciro. Niyo muremyi w'abantu bose. Kubwiremwa abantu bose nabo mu muryango umwe, kandi bose numwe kubwo gucungurwa. Kristo yaje gusenya inkuta zose zatandukanyaga abantu, yarazitandukanyije. Nuko yaje kandi gukingura icyumba cyose cyo mu ngoro y'Imana kugira ngo umuntu wese abashe kugera ku Mana nta nkomyi. Urukundo rwe ruragutse cyane, rurimbitse cyane kandi rurashyitse rwose,
kuko rwinjiye ahantu hose. Abantu bayobejwe n'ubushukanyi bwa Satani rubakura mu bubasha bwe, maze rukabashyira imbere y'intebe y'Imana. Intebe y'ubwami igoswe n'umukororombya w'isezerano muri Kristo. Nta muyuda cyangwa umugiriki, nta mbata cyangwa se umudendezo, nta muyuda ukiriho, nta mugiriki uhari, nta mbata, nta n'umudendezo. Twese turi umwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Twese turi umwe muri Kristo Yesu. Mbese ubuntu bw'Imana bumaze gucengera mu mitima yacu, ni iki twakora? Gutungurwa n'ubuntu. Twese twatunguwe n'ubuntu, twagiriwe ubuntu tutabishatse, twagiriwe ubuntu tutabigizemo uruhare, twagiriwe ubuntu binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Reka iki cyigisho kitubere cyiza kandi kitubere inkomezi ibasha kudukomeza muri uru rugendo. Ubwo Kristo agiye kugaruka, nge namwe tube twaramwizeye kandi twaramwiringiye, azaduha ikamba ry'ubugingo buhoraho. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Muri kiriya cyumweru tuziga icyigiro kivuga ngo inzibutso z'ubuntu bw'Imana. Mbese wewe ufite urwibutso rw'ubuntu bw'Imana muri wowe? Dukwiriye gushaka inzibutso z'ubuntu bw'Imana binyuze muri Yesu Kristo. Izina ry'Imana cyawe icyubahiro. Reka nanjye namwe tubashe gusangira ubuntu biturutse kuri Yesu Kristo. Ibyo mbasabira kandi nanjye nisabira. Tubisaba Imana mu izina rya Yesu Kristo kandi ngo biduhere ubuntu. Amen.